Kwiyitaho no gukora ibintu bikunezeza, ibi bishobora kukugabanyiriza stress ndetse n'umujinya ukabije. Ibi birimo gukora imikino ngororamubiri cyangwa se gukora yoga, kuba wafata umwanya ugatekereza, ugakora meditation. Ibi bishobora kukugabanyiriza stress ndetse bikarinda n'umujinya ukabije. Abantu rero duhora na stress buri munsi iterwa n'akazi dukora, ibibazo by'imiryango, ubuzima, kwibaza iby'ubuzima ndetse n'ubushobozi buba budahagije. Ibi rero byose bishobora gutuma umuntu yongera stress yari afite, bigatuma yagira depression. Hari ibyo twakwita nka factors zishobora gutuma stress iba nyinshi, kuba nta support ufite muri societe, kuba ufite coping style cyangwa se kuba wakwiyakira ku bintu bikubayeho. Personality yawe nayo ishobora gutuma stress kugeraho ikakubera nyinshi cyangwa se ntikwangiza ugereranyije n'undi. Ibikomere byo mu bwana cyangwa se imitekerereze y'umuntu agezeho, ibi byose rero bishobora gutuma stress kugeraho ikaba nyinshi, ikaba chronique, ikaba nkeya cyangwa ikaba nyinshi bitewe n'uko izi factors tumaze kuvuga hejuru zimeze mu buzima bwawe. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu zitugira inama ko tukwiye kurwanya stress ihoraho, kubera ko iyi ishobora kubamo icyo bita chronic stress. Iyi ngiyi ishobora kudutera ibibazo by'umutima, kuba wagira umujinya ukabije ndetse no kuba wagira ihungabana. Ni byiza rero kugerageza buri munsi kurwanya stress cyangwa se ibintu bigutera stress, ukagira uburyo uyijera kugira ngo udahura n'izi ngorane tumaze kuvuga. Hello, this is Dev again. Nizere ko meze neza. Devo twase kuri The Voice Live. Nizere ko muri amahoro, nanjye meze neza. Niba utameze neza ukaba uri mu bihe byawe bitakoroheye, Imana ikugirire neza. Ndagusengeye ngo Imana ingufashe kandi bisobanure, hanyuma nawe ube mu bayishima. Ndakwakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kuganira kuri stress. Ngira ngo nta muntu utaragira stress uhaba uri kunyumva cyangwa se butarabaho, kuko ibidustressa bihoraho nta naho twabihungira, ariko hari uburyo dushobora kubimanaginga cyangwa se dushobora kubishyira ku murongo kugira ngo tutarwara indwara zitandukanye, nk'uko abizi ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe batugira inama. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibintu bishobora kukubwira ko ufite stress nyinshi, ko ukeneye ubufasha, ko ukeneye kwiyibuka ukiyitaho kugira ngo utagira ibibazo bitandukanye nk'uko inzobere zibitugiramo inama. Stress rero isobanurwa nk'imimerere cyangwa se amarangamutima y'umuntu umuntu ageramo bitewe n'ibintu bitandukanye bishobora kumugeraho, hanyuma akagira icyo bita stress. Ubushakashatsi bwakozwe kuri iki kijyanye na stress bwasanze ko abantu bakuze cyangwa se bafite imyaka y'ubukure 33% baba bafite ibibazo bya stress. Iyo umuntu yagize stress rero hari ibintu bijyana nayo, byaba physically cyangwa se mental, ibintu bijyanye no mu mutwe n'imitekerereze. Ibi rero hari bigaragaza ko umuntu afite stress. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu 11 bishobora kukwereka ko ufite stress, cyangwa se umuntu muri kuganira cyangwa se umuntu muri kumwe ko afite stress, hanyuma umenye uko umutwara cyangwa se umenye uko umufasha. Ikintu rero gishobora kukugaragariza ko ufite stress cyangwa se umuntu afite stress cya mbere ni ukuzana ibiheri mu maso, cyangwa se ukazana uduheri cyangwa ukagira ibintu bisa n'amallergie mu maso. Kubera ko rero iyo abantu bafite stress bakunda gukora mu gahanga cyane. Iyo ukoze mu gahanga rero, kubera ahantu umuntu yaba yagiye akora haba harimo amabacteri, aya mabacteri rero atuma hano hagati mu gahanga ushobora kuyizana ibibazo bya mallergie cyangwa se by'ibiheri. Rero acne cyangwa se kuzana ibiheri mu maso ni sinye ya mbere igaragaza ko umuntu afite stress. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu 22 mbere y'uko bakora ikizamini, kubera ko bari bafite stress yazamutse iri ku kigero cyo hejuru, babasanganye rero ibibazo by'ibiheri mu maso, kubera nyine stress yari yabaye nyinshi. Rero abaganga bahuza ibibazo by'ibiheri mu maso na stress ikabije. Ubundi bushakashatsi bwakozwe ku ba teenager cyangwa se abadolescent cyangwa se ingimbi 94 z'abahungu bari bafite stress iri hejuru. Basanze rero nabo bakunda kugira ibibazo by'ibiheri mu maso bikabije kubera stress babaga bafite. Nubwo ibiheri bishobora guterwa n'ibindi bitandukanye, ariko rero mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite stress, ibiheri byo mu maso nabyo bizamo. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu rero zivuga ko kugira stress bishobora no gutuma urwara umutwe cyangwa se ukaribwa mu bikanu, kumva ubabara. Ibi rero bikaba byaturuka kuri stress.
Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu 267 bari basanzwe bafite ibibazo by'umutwe uhoraho, basanze rero 45% abangaba uyu mutwe uhoraho uterwa na stress bahora bafite. Ikindi rero gishobora kukubwira ko ufite stress cyangwa se mugenzi wawe afite stress ni ukumva ufite ububabare cyangwa se wumva hari ibintu bikurya bidasobanutse. Ibi rero biterwa nuko stress nayo yiyongereye. Iyo umuntu rero afite stress iri hejuru, hormone yitwa cortisol iba nyinshi, ibi rero bigatera ububabare buhoraho. Ibi rero bikaba bituruka kuba stress yazamutse nk'uko ubushakashatsi bugenda bubivuga. Ubushakashatsi kandi bwakorewe ku banyeshuri 37 bari basanzwe bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye, basanze mu gihe bafite stress aribwo bagira ububabare buri hejuru. Ikindi kandi gishobora kukwereka ko ufite stress ni uko ushobora kugira indwara zitandukanye, ugahora urwara ugakira ukajya kwa muganga ejo ukongera ugasubirayo. Rero stress ituma immune system cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri bujya hasi, ibi bigatuma akarwara kose kaje gahita gagukubita hasi, infection zaza zikakugeraho. Kubera ko ubushakashatsi bwakozwe ku bantu 61 bakuze bahawe urukingo rw'ibicurane, bagaragaje ko rero abantu basanganywe stress ihoraho bagize ibibazo bikomeye kuri uru rukingo, kubera ko immune system cyangwa se ubudahangarwa bwabo bwari hasi. Ibi rero byahujwe nuko stress ishobora gutuma umuntu arwaragurika cyangwa se ahora agira utubazo dutandukanye tw'uburwayi duhoraho. Umwanya wa gatanu rero haza kubura imbaraga cyangwa se kubura ibitotsi, kubera ko rero ufite stress iri hejuru. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu zivuga ko guhorana stress ihoraho bishobora gutuma uhorana umunaniro ndetse kandi ukabura ibitotsi, kubera ko uhora ufite stress iri ku kigero cyo hejuru. Kugira stress nyinshi kandi bishobora gutuma igogora ritagenda neza, ukaba wagira ibibazo bya diarrhée ndetse na constipation cyangwa se kutituma neza. Ibi rero bikaba bituruka kuba stress yawe yazamutse. Niba rero ugira ibibazo bitandukanye, gicunga neza urebe ko bidashobora guturuka kuri stress yakubanye nyinshi, ukaba wagira ibibazo by'igogora bitandukanye birimo nk'izi diarrhée cyangwa se constipation. Ubushakashatsi bwakozwe ku bana bari bamaze iminsi mu bintu byabastressaga, amaevenoma yabateraga stress, basanze aba bana rero baragize ibibazo bya constipation kubera stress level yari yazamutse. Bivuze ko rero kuba wagira stress bishobora kugutera ibibazo bijyanye n'igogora ndetse no kuribwa mu nda, gutumba, kugira constipation cyangwa se kumva utameze neza mu nda. Niba rero ugigira ibibazo, gireba neza ko nta kibazo cya stress ufite. Stress kandi ishobora gutuma ugira impinduka muri appétit cyangwa se kumva udashaka kurya cyangwa se ukarya byinshi. Hari abantu stress inanura, mujye mubibona umuntu akakubwira ati giye rwose iyo mfite stress ndabyibuha. Biba byatewe rero nuko wagize stress ukagira appétit iri hejuru. Hari n'ubura appétit burundu akagenda akananuka agashiramo. Ibi rero biterwa n'umuntu ku muntu. Stress kandi ishobora gutera ihungabana cyangwa se depression, kubera ko ufite stress iri hejuru. Ibi bishobora gutuma uhinduka mu bijyanye n'imitekerereze, ukaba wagira icyo bita depression. Inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwa muntu bahuza stress ndetse no gutera k'umutima cyane. Basanze rero abantu bafite stress umutima wabo ubutera cyane, kubera ko stress iba yabaye nyinshi. Gusa gutera k'umutima gushobora guterwa n'ibindi bintu bitandukanye, ariko rero basanze abantu bakunda kugira stress iri hejuru bagira n'iki kibazo cy'umutima. Stress kandi ishobora kugaragazwa no kubira ibyuya cyane. Basanze abana b'aba teenager cyangwa se abana b'abadolesa, bakoze ubushakashatsi kuri abana 40. Basanze rero abafite ibibazo bya stress bagiye bagira kubira ibyuya cyane ndetse no kugira odeur zitandukanye z'ibyuya, kubera level ya stress yabo yari hejuru. Nizere ko rero wumvisha ibintu bishobora kukwereka ko wagize stress iri hejuru. Ntabwo bivuze ko rero biriya bintu biterwa na stress gusa, hari ibindi bishobora kubitera, ariko ubushakashatsi bwakozwe bwahuje bino bintu maze kukubwira na stress. Niba rero ufite stress, hari ibintu ushobora gukora bikakugabanyiriza stress ngiye kukubwira, bikagufasha kuba wamera. Ibintu rero bidutera stress ntago byabura akazi dukora buri munsi, ibibazo by'umuryango, ubuzima wenda bufite uburwayi, kumva urwaye, kuba wananiwe gukemura ibibazo runaka. Dore muri iyi minsi abanyeshuri bagiye kujya kwiga, ushobora kugira stress kubera ko wabuze ubushobozi bwo kujyana abana ku ishuri. Ibi rero byose bituma umuntu agira stress, hanyuma akagira imitekerereze nyine itandukanye, kumva ntabwo ameze neza.
Ibimenyetso bya stress maze kubabwira hejuru bishobora guterwa na factors zigiye zitandukanye cyangwa se bigaterwa nuko umuntu ameze, uko yakira ibintu, karakteri ye, uko yumva yisanga mu bandi cyangwa se uko afite ubufasha. Iyo umuntu ari wenyine nta support afite, bishobora gutuma stress imubana nyinshi. Ibikomere twagiye tugira mu buzima bwacu turi abana cyangwa se imitekerereze yacu, urwego dufite mu bijyanye n'imyigire, mu bijyanye no kugira civilisation, ibi rero bishobora gutuma ugira stress undi ntayigire, ukabona kimwe cya stresheje umuntu undi nticyamuteye stress, cyangwa ukabona umuntu byamurenze bitewe n'imitekerereze cyangwa se ahaturuka cyangwa se nuko ateye n'ibyo yaciyemo. Ibi byose rero bishobora gutuma stress imubana nyinshi cyangwa se ikamubana nkeya. Nubwo rero ibidutera stress bitabura, hari ibintu ushobora gukora bikaba byakugabanyiriza stress. Niba wiriwe mu kazi ukaba hari ikintu wakora kugira ngo wongere wumve ufite mood, wongere wumve uri ku murongo. Kuba rero wakora imikino ngororamubiri, kuba wakora sport, kuba wava mu kazi cyangwa se urangije ibyo wakoraga ugakora marche à pied, kuba wajya muri gym, ibi rero bishobora gutuma urwego rwa stress wari ufite, umubiri wawe aho wari ugeze ufite stress bigabanuka, hanyuma ukongera ukagira mood nziza bitewe nuko wakoze iyi mikino ngororamubiri cyangwa se wagiye muri sport zitandukanye. Ubushakashatsi bwakozwe ku banyeshuri 145 bo muri kaminuza bakoraga imikino ngororamubiri nibura kabiri mu cyumweru. Byagaragaye rero ko abanyeshuri bahanganye na stress cyangwa se batagaragaje stress ugereranyije n'abandi batakoze ibi bikorwa by'imyitozo ngororamubiri. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu zivuga ko gukora exercice physique cyangwa se imyitozo ngororamubiri ihoraho bigabanya umujinya uri hejuru ndetse kandi bikarwanya na depression. Niba rero ujya ukora ibi bintu, ujya ukora ama exercice physique cyangwa ama sport atandukanye, kuba wanyonga igare, kuba watwara igare, kuba wagenda n'amaguru ukava ukagera ahantu, menya ko rero bikugabanyiriza urwego ruri hejuru rwa stress kandi bikaba byakurinda kugira depression cyangwa se ihungabana. Ikindi gishobora kugufasha kwirinda stress cyangwa se kurwanya stress ni ukurya ibiryo byuzuye, indyo yuzuye. Indyo yuzuye rero ifasha ubuzima bwawe bwo mu mutwe cyangwa se ubuzima bwawe bwose kuba bwamera neza, hanyuma ukagira imitekerereze myiza, ntugire ibibazo bya stress. Ubushakashatsi bwakozwe 2022 ku bantu baryaga ibiryo byo mu nganda ndetse n'abarya ibintu bitandukanye bitari indyo yuzuye, n'abariye ibiryo bifite amasukari menshi, bagaragaje ko bagize ikigero kiri hejuru cya stress kubera ko batitaye ku ndyo baryaga. Niba rero ushaka guhangana na stress cyangwa se kujya wirinda stress, gerageza ujye urya kandi unywe ibintu bifite intungamubiri umubiri wawe ukeneye, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma urusheho kumera neza. Gushyira mu biryo waryaga imbuto, imboga, ibishyimbo, amafi ndetse n'izindi mbuto zose zishobora gufasha ubwonko bwawe gukora neza, bizatuma rero uhangana n'ibibazo bya stress ihoraho cyangwa se uyirinde. Niba ushaka guhangana na stress cyangwa se kugabanya stress, gerageza ugabanye umwanya wamaraga kuri telefone, kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri kiniki, ugabanye uwo mwanya wamaraga kuri televiziyo, mu mafilime. Ibizatuma rero stress level igabanuka cyangwa se utagira ibibazo bya stress, hanyuma ibi bisimbuze kuba wakora exercice physique cyangwa se wajya muri gym. Rero ubushakashatsi buvuga ko kumara umwanya munini kuri izi telefone ndetse n'ama laptop bishobora kongerera umuntu stress ikoraho cyangwa se stress ikabije. Niba ushaka kuyirwanya rero ibi wabigabanya, hanyuma stress ntigushobore cyangwa se ugahangana nayo. Ikindi gishobora kugabanyiriza stress cyangwa se gishobora gutuma utagira stress iri hejuru ni ukwiyitaho cyangwa se kuba wakwikunda, kuba wafata umwanya ugatembera, kuba wajya muri dushe koga. Hari abantu bakunda kujya mu mazi menshi, ugafata amazi ashyushye y'akazuyazi koga, kuba wacana amabuji ahantu uri, kuba wafata igitabo gasoma, kuba wakora imyitozo itandukanye, kuba wategura ibiryo byiza, kuba wafata umwanya rwose ukajya muri massage, ugakora ibintu bigushimisha. Ibi byose rero birimo za yoga, kuba wafata umwanya ukajya ahantu ugakora meditation ukiyitaho. Ibi byose rero bituma stress yawe igabanuka, ugahumeka, ukazamura umwuka ukongera ukawumanura, hanyuma ya stress ikagenda. Gerageza rero nibi ubyongere mu byo wakoraga kugira ngo ujye uhangana na stress za buri munsi.
Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze rero zivuga ko gufata umwanya ukandika ubuzima bwawe, ibyagushimishije, ibyakubabaje, ibyo wakoze, ibyo wifuza gukora, kugira ahantu wandika ibijyanye n'ubuzima bwawe bishobora kugufasha guhangana ndetse no kugabanya stress wari ufite. Niba rero ujya ugira ikibazo cya stress kandi ukaba ukunda ikawa, gerageza ugabanye ikawa wafataga kuko kafeyine iri hejuru iba mu ikawa nayo ishobora gutera ibibazo bya stress iri hejuru. Ubushakashatsi rero buvuga ko kuba wanywa ikawa bishobora gutuma umuntu agira stress cyangwa se akagira umujinya ukabije bitewe n'uko yanyweye iyi kawa ku kigero cyo hejuru. Ibi rero biterwa n'uko kunywa ikawa ku kigero cyo hejuru bishobora gutuma udasinzira neza. Iyo udasinziriye neza rero ushobora kugira ibibazo by'umujinya, ushobora kugira ibibazo bya stress iri hejuru kubera ko umubiri wawe utabonye umwanya wo kuruhuka, ubwonko bwawe butabonye umwanya wo gukora neza. Ibi bikaba byatuma ugira stress iri ku rugero rwo hejuru. Inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe rero zivuga ko iyo ufashe umwanya ukawuha inshuti zawe cyangwa se umuryango wawe, kuba wafata aka kanya bituma rero stress yawe igabanuka, bya bindi wiriwemo, bya bindi biri gutekereza, bya bindi byaguhungabanyije bishobora rero kugabanuka, hanyuma ukongera ukagira mood nziza, ukumva umeze neza. Ikindi rero gishobora kugufasha kurwanya stress, burya ibintu byinshi bidustressa tuba twabyikururiye, biba byatewe n'uko twagiye mu bintu n'ubundi twumvaga tudashaka. Gerageza rero ushyireho limite cyangwa se ugire ibintu wirinda kandi umenye no guhakana, kuko hari ibintu wanga guhakana ukabyemera utabyemeye wabigeramo bikaba byagustressa. Niba ubona rero hari umubano ushobora kugutera ibibazo, niba ubona hari umuntu ushobora kugushyira mu bibazo, niba ubona hari ahantu ushobora kujya akagushyira mu bibazo, gerageza rero ugerageze gushyiraho limite cyangwa se ugerageze kugira ibyo wirinda, bizagufasha kuba mu buzima butarimo stress kuko wirinze ibyayigutera. Niba kandi ushaka kurwanya stress cyangwa se ushaka gukopinga na stress, gerageza ntuhindagurike mu mitekerereze y'ibintu wagombaga gukora, wihe priorite, guhora rero ubanza iby'abandi, guhora wishyira inyuma, guhora udaha umwanya ibyawe. Ibi bishobora kugutera stress, hanyuma rero ukaba wagira urwego rwa stress ruhoraho, ukarugira bya bibazo twavuze hejuru. Niba ushaka rero kurwanya stress, gerageza ntuhindagure gahunda wari wihaye cyangwa se ibyo wari wiyemeje gukora. Kutagira gahunda rero bishobora gutuma ugira imitekerereze iri negative cyangwa se ntusinzire neza, ukagira ibitekerezo bitari byiza. Ibi bikaba rero byagutera stress kubera ko wavangavanze gahunda, ibibanza ukabigira ibya nyuma, ugatuma abandi bakuvangira mu byo wari wiyemeje. Ibi rero bituma stress yawe izamuka. Niba ushaka rero kugira ubuzima butarimo stress cyangwa se guhangana nayo, irinda akavuyo mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ikindi cyagufasha kurwanya stress, abantu bakora yoga cyangwa se bajya mu mashuri yigisha ibi bijyanye na yoga. Ubushakashatsi rero buvuga ko gukora yoga bituma umuntu atagira stress cyangwa se arwana nayo, akaba yayirinda cyangwa se mu gihe yigize akaba yayikira kubera ko yakoze iyi myitozo imufasha gushyira ubuzima bwe bw'imitekerereze ku murongo. Niba ushaka rero guhangana na stress kandi fata umwanya ukora icyo bita meditation cyangwa se ujya ahantu hatuje, ukore nk'iminota 15 uri wenyine, hanyuma bizatuma ubwonko bwawe bukora neza, bya bindi byari bijagaraje ubwonko bujye ku murongo, ibyo utatekerezaga neza ubitekereze neza kubera ko wafashe umwanya wo kwitekerezaho no gushyira ku murongo ibitekerezo byawe. Bizatuma urwanya stress, uhumeka umwuka, hanyuma wongere ubuzamure, wumve nta kibazo ushaka kwiteza. Bizatuma rero stress uhangana nayo. Ikindi rero gishobora kugufasha kurwanya stress, ubushakashatsi buvuga ko rero kuba wagira umuntu uguha care cyangwa se umuntu kwitaho, umuntu ugufata, umuntu ukwereka ko akukunze, kuba utigunze. Ibi rero bishobora gutuma urwanya stress, kumva utari wenyine, kumva ko hari umuntu ushobora kugufasha mu bibazo bya buri munsi. Ibi rero bishobora gutuma urwanya stress. Niba rero ufite stress, gerageza urebe umuntu mu byumva kimwe cyangwa se ushobora kugufasha, ushobora kuguha iyo care, hanyuma bizatuma rero stress wari ufite igabanuka.
ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata umwanya ukajya muri nature ukamara umwanya ureba inyoni ureba ibiti ugasohoka ukava muri boundaries zawe ukajya ahandi hantu ugahindura miriye bishobora gutuma stress igabanuka. Niba rero uvuye ku kazi, niba ufite ibibazo byinshi byagustresheje, gerageza ujye ahantu muri nature. Ntabwo ari ngombwa wenda ngo usohoke ujye ahantu kure, hari agashyamba wenda muturanye, hari ahantu hatuje muturanye, ushobora kugenda ukahicara ukumva utuje. Ibizatuma stress yawe igabanuka cyangwa se ubashe kuyimanaginga cyangwa se guhangana nayo. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata umwanya ukawumarana n'imbwa, nimba uzikunda, amapusi, andi mapeti yose ukunda, bishobora gutuma rero stress igabanuka. Bakomeza bavuga ko rero kuba wakora ku mbwa yawe cyangwa se ku ipusi n'ikindi kintu cyose cyo mu rugo utunze bituma ocytocine isohoka, hanyuma rero ukaba wagira mood nziza ukumva umeze neza. Ibi rero bikagufasha kuba wahangana na stress wari ufite. Ikindi kandi gishobora kugufasha kuba warwanya stress, hari ibinini, hari supplement, hari imyunyungugu, hari amavitamine atuma umuntu arwanya stress, kubera ko ubuzima bw'imitekerereze ye, ubuzima bw'ubwonko bwagiye ku murongo. Kuba rero wabura bimwe na bimwe mu bijyanye n'imirire mu buzima bwawe bishobora gutuma ubuzima bw'ubwonko bwawe butamera neza. Hari ibinini, hari amavitamine, hari imyunyungugu ishobora gutuma urefreshinga cyangwa se wumva ugiye ku murongo. Niba rero ufite ikibazo cya stress, inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe zivuga ko iyi supplement cyangwa se amavitamine n'amamineral bishobora kugufasha kuba wamera neza, hanyuma ugakopinga cyangwa se ugahangana na stress y'ubuzima butandukanye. Gerageza kandi niba wumvishe stress igufashe, jya ahantu hamwe uhumeke, uzamure umwuka uhumeke, hanyuma wongere uwumanure. Ibizagufasha gushyira ku murongo stress wari ufite, hanyuma wumve usa nk'umuntu umeze neza, hanyuma ubuzima bwawe bumere neza. Nizere ko wamenye ibintu rero bishobora kukugaragariza ko ufite stress, birimo kuba wagira uburwayi butandukanye nubwo bushobora guterwa n'ibindi, ariko stress ishobora gutuma uba vulnerable cyangwa se ukaba warwara indwara zitandukanye kubera ko ubudahangarwa bw'umubiri wawe bwagabanutse, kugira umutwe uhoraho, kugira ibiheri n'ibindi nagiye mbabwira. Kandi wumvishe ko hari n'ibyo ushobora gukora ukarwanya stress, ko wafata umwanya ugakora meditation, ko wakora imikino itandukanye, kuba wamarana umwanya n'inshuti zawe, kuba wamaranye umwanya na pet cyangwa se imbwa cyangwa ipusi ukaba wabikoraho, kuba rero wagabanya umwanya utakaza kuri telefone ndetse no kuri laptop ndetse cyangwa televiziyo, kuba wajya hanze muri nature ukaba wamarayo umwanya. Ibi rero byose bigufasha kuba wagira ubuzima bwiza, kubera ko stress tutayihunga. Ibyo duhura nabyo, ubuzima bwa buri munsi buradustressa, ariko kandi hari uburyo bwo kuyigabanya no kurwanya nayo, no kuba wayirwanya, hanyuma ubuzima bwawe bukajya ku murongo. Kubera ko iyo stress ibaye nyinshi ushobora kugira ibibazo by'umutima, ushobora kugira ihungabana rikabije, ndetse kandi ushobora kurwara n'indwara zidakira. Gerageza rero ugabanye stress mu buzima bwawe, ukora ibimaze kukubwira, hanyuma stress nizagiza uzajya ugira uko uyitwara. Kandi niba wumvishe yakurenze, hari n'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze, hari abapsikologe ushobora kugenda bakakuganiriza, hari abakansara. Gerageza wiyiteho, kubera ko iyo wagize stress nyinshi ushobora kugira ibibazo byo mu mutwe bishobora kukuviramo rero ingaruka zitandukanye. Gerageza rero wiyiteho, ubuzima bwawe ni ingenzi, cyane cyane ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Ndabashimiye cyane. Na Devote Uwase, iyi ni The Voice Live. Ibiganiro byacu nakagaruka, naho ubutaha tuganira ku bindi bidufasha. Mwiyiteho kandi mugire ubuzima burimo Imana. Mujye mwibuka gusenga no gusengera ibintu byanyu, kandi mu binyangamugayo, kuko burya iyo abantu bagutereye icyizere kubera ko utitwaye neza mu buzima, amahirwe yawe nawe aragabanuka. Mwikunde, mukunda abandi, Imana ibarinde. Ndabakunda. Bye bye.